Saint Valentin cyangwa se Saint Valentina's Day, bisobanuye ngo umunsi w'abakundana. Ni umunsi witegurwa n'abatari bake ku isi ya rurema, cyane cyane abari mu rukundo. Ni umunsi uberamo ibibi byinshi, ukaberamo n'ibyiza byinshi, mbese ukombayininze ibintu bibiri icyarimwe, hari ibyiza n'ibibi biba muri uyu munsi. Muri aka kanya rero tugiye kugaruka kuri uyu munsi. Ese uyu munsi ni iki twagakwiye kwirinda? Ni iki twagakwiye gukora mu gihe tukiwitegura, ukibura iminsi mike cyane ngo ugere? Dukwiye kugira ibyo tumenya kuri uyu munsi kugira ngo tuzamenye uko tugomba kwitwara kuri uyu munsi, by'umwihariko abakundana. Bahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Icyo ngusaba gusa ni ugukanda subscribe niba utarayikanda, ugakanda na like. Jya mbona comment zabaye nke, kandi byaba byiza comment nazo muzanditse mukambwira icyo nahindura n'icyo nakongeramo. Rero utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze kugira ngo n'ubutaha ikiganiro kizagera kuri YouTube kizakugereho kandi kikugereho ku gihe. Umunsi w'abakundana ni umunsi w'umwihariko uba rimwe mu mwaka ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Mboneraho no kuwifuriza abantu mwese muzawizihiza, by'umwihariko abakundana nibo uba ureba cyane, gusa n'abandi nabo biba ari byiza kuwizihiza iyo byakunze. Rero uyu munsi ntabwo ari umunsi wo kujya mu tubari, wo kujya mu bibi, wo kujya no mu bindi bintu byose bidafite umumaro. Uyu munsi ni umunsi wo gutekerezaho cyane, ukamenya uko ugomba kwitwara hamwe n'uwo mukundana. Abenshi usanga aribwo bategura kubwira abakundana amagambo meza, kubwira abakundana ibyo batari baheruka kubabwira, no kubakorera ibyo batari baheruka kubakorera. Gusa uyu munsi ntabwo ari wo wonyine uba ugamijwe kugira ngo abakundana berekane urukundo. Ubundi umuntu ukundana bya nyabyo, ufite uwo bakundana, buri gihe aba agomba kwereka uwo akunda urukundo. Ibaze ko watekereza ko amagambo meza ugomba kuyabwira uwo mukundana kuri uwo munsi gusa, ukamukorera icyiza kuri uwo munsi gusa, ariko mu yindi minsi ukamera nk'aho mudakundana. Ibyo bintu nabyo si byiza. Nubwo uyu munsi uriho uba ugamije kwibutsa abantu ko bakundana, ariko by'umwihariko ni umunsi muba mugomba kwizihiza, kandi n'ubundi urukundo rwanyu rwari rusanzwe rugenda neza. Uyu munsi rero ntabwo ari umunsi wo kurara mu tubari. Abantu benshi usanga baraye mu tubari, baraye mu tubyiniro, bari kunywa ngo bari guserebura umunsi mukuru. Ugasanga abakobwa baraye n'abasore muri za roji n'ahandi henshi. Ugasanga rero ibyo ngibyo bikururiyemo ibibazo. Uyu munsi rero ni umunsi usiga ibibi byinshi iyo abantu batabyitwayemo neza, kuko ni naho ubusambanyi buziramo cyane. Ugasanga mu gihe gikurikiyeho abantu nibwo batwise inda zitateganyijwe, kubera ko nyine ntabwo bazi gukontorora, ntabwo bazi igisobanuro cy'uwo munsi. Abenshi bitiranya uyu munsi bakumva ko ari umunsi wo gukora ibintu bidakwiye. Nyamara by'umwihariko abantu b'urubyiruko, uyu munsi nimwe mukwiye kuwitondera, mukirinda ibibi kugira ngo ubuzima bwanyu butangirika cyangwa ngo bujye mu kaga. Uyu munsi rero ntabwo ari umunsi muba muboneyeho wo kuvuga ngo nibwo mugiye mu busambanyi, mu businzi, mu biki. Ibaze nk'umukobwa kurara mu kabari yasinze, mu gitondo agataha mu rugo. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ubushukanyi buturuka muri uyu munsi mukuru, kubera ko buri wese aba yumva ko ari umunsi mukuru, aba akwiye gusohokana n'umukunzi we byanga bikunda.
Gusohokana nawe ntabwo bivuze kwirirwa mujya muri ibyo bibi bidafite agaciro. Mugomba kumenya muti ni iki dukwiye gukora muri uyu munsi mukuru. Nibura gusangira nibyo, kuba mwasohokana mugasangira nk'akantu, niba hari icyo umugurira ukakimugurira, niba hari impano umuha ukayimuha, ariko bidasobanuye kuvuga ngo nibwo mugiye kwerekera mu bibi. Urubyiruko rero tugirwa inama yo kwitondera uyu munsi mukuru kugira ngo utadusiga mu bibazo, aho kugira ngo dusigire ibyiza. Ese wowe uyu munsi mukuru bwawe uwutekerezaho iki? Wumva uwutegura gute? Uko uzawitwaramo niba hari icyo wawuteguyeho? Wumva uzakugendekera neza? Ibyo byose ni uruhare rwawe, ni wowe ubigena, kuko ni wowe ugomba gukontorora byose hamwe n'uwo muzasohokana. Rero twirinde abadushuka kandi twirinde kwishyira mu bibazo. Turi urubyiruko, dufite imbaraga, dushoboye gukora, ariko iyo ubuzima bwacu tugerageje kubushyira mu kangaratete tuba turi kwisubiza inyuma cyane. Ni hahandi usanga umuntu ntabwo yateganyaga kuba yashaka vuba, ugasanga uwo munsi mukuru ngo nibwo ashatse kubera ibibazo byabaye. Ndetse hari n'abantu by'umwihariko bategura kuba bashaka bashyingiranwa icyo gihe binyuranyije n'amategeko, bitemewe. Urumva ko aba ari ikibazo. Ni byiza kuba wakitondera uno munsi kugira ngo utagusigira ibibazo. Abantu benshi twishimira umunezero cyangwa se ibyiza by'igihe gito, ariko ntidutekereze ku ngaruka z'igihe kirekire. Ubu se uramutse wishimye amasaha 2 cyangwa 3, reka tuvuge umunsi wose by'umwihariko, uramutse wishimye umunsi wose wiriwe mu byishimo, ugasanga ubuzima bwawe bwose urabubabaje kubera ko wifuje kwishima umunsi umwe, ibyo bintu byo byaba ari byiza? Ibyo bintu urumva byaba bishimishije? Niyo mpamvu tuba tugomba kwitondera ibintu bibera muri iyi si. Ubu benshi nibwo uzasanga bagiye mu bibi, bari gukora ibintu bitemewe n'amategeko. Bamwe bazabafatira ku muhanda babafunga bitewe n'uko basinze, bari kwangiriza ibintu, mbese bari mu bibi cyane, ugasanga bari guteza ibibazo. Hari benshi bashobora gufatwa bagafungwa, hari benshi bashobora kuba bakora impanuka, hari benshi bashobora kuba barara mu mihanda bagataha mu gitondo kubera icyo kibazo. Ubundi abantu bakundana by'umwihariko nta munsi badakundana, buri munsi baba bakundana, babwirana amagambo meza, bakaba banahura bagasangira. Nubwo uyu munsi by'umwihariko wasizweho, nibura ni ukugira ngo udufashe kuba ni nko kwizihiza urukundo nyine, urukundo muba mukundanye, ariko atari ukuvuga ngo ni wa munsi wo kwirirwa mwerekera mu bibi gusa. Uwo munsi rero hari abantu bawitiranya bakumva ko ari umunsi w'ibibazo, umunsi ukwiye kurangwa n'ibibi gusa, nyine bo babyita ibyiza, ariko rimwe na rimwe bikaba bibi. Ibaze ko ibyo wagezeho byose wakoreye imyaka myinshi cyane, wumva ko bizaguteza imbere, bishobora kwangirika mu gihe gito cyane, ari wowe wabigizemo uruhare. Byagushimisha? Sinzi niba byagushimisha kugira ngo ubone ko ubuzima bwawe bwari butangiye kugenda neza bugenze nabi kubera kuvuga ko wagiye kwizihiza uyu munsi wa Saint Valentin. Ibaze wa mukobwa we, niba wari umukobwa mwiza, ushobora no kuba ukundana n'umusore adafite intego yo kukujyana, ugasanga mugiye muri ibyo bibi, aguteye inda, yarangiza akakwihakana. Ubwo se bizagushimisha? Ni byiza kumenya ubuzima bwacu ko tugomba kubutwara. Ubuzima bwacu ni twebwe tubukontorora, ni twe tubutwara. Urumva iyo ubufashe nabi ni wowe bigiraho ingaruka. Nta muntu uzaza kukuririra ngo wahuye n'ibibazo wowe ubwawe utabashije kwiririra, ngo utabashe kubikontorora hakiri kare ngo utahura nabyo. Niba ari wowe witeye ibibazo, abantu babibona ko ari wowe wabyiteye, mu bwiza ukuri abantu bazakurwanaho ni bake. Sinzi
gusa bashobora kutabura ariko ni bake, kandi ibyo bibazo byawe hari ibyo batakemura. Niba se uri umukobwa bakaba baguteye inda, ni gute umuntu azaza ngo ayikuremo? Kandi kuyikuramo muzi ko ari icyaha kandi bihanirwa n'amategeko. Rero ni byiza kugira ngo mumenye uko mwikontorora, ndetse uyu munsi niwe usanga wanduriramo indwara ziriya zandurira mu bibi, mu mibonano mpuzabitsina, ugasanga nibwo abantu banduye izo ndwara ubuzima bwabo bakabushira mu kangaratete, ugasanga ni ikibazo. Tumenye ubuzima bwacu, tumenye uko tugomba gutwara ubuzima bwacu. Nitwe ba shoferi b'ubuzima bwacu, buri wese ni shoferi w'ubuzima bwe. Iyo ubuyoboye habi, birumvikana ugomba kwerekera habi. Iyo ubuyoboye aheza, nibwo usanga iterambere ryawe rigiye neza. Urubyiruko by'umwihariko, abashakanye bo ntacyo biba bitwaye cyane, ariko urubyiruko by'umwihariko tumenye ubwenge, tumenye icyo tugomba gukora n'icyo tugomba kureka, kuko twebwe hari aho tuba tutaragera kandi tuba twifuza kugera heza. Rero ubuzima bwawe iyo ubwangije hakiri kare, uba wiyiciye iterambere ryawe. Rero nk'urubyiruko dufatanye kugira ngo uyu munsi utazatubera mubi, ahubwo uzatubere ibyifuzo byacu, uwo tubyifuzamo ariko byiza bitari bibi. Kandi nshoje nifuriza isabukuru nziza ku bantu bavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, kuri uyu munsi w'abakundana. Nkanifuriza umunsi mwiza abantu bitwa ba Valentina, ba Valente, kandi nkanifuriza n'ubundi umunsi mwiza ku bantu mwese muzawizihiza. Murabizi ibyo twambara ku munsi nk'uwo nguwo, hari imyenda yabugenewe tuba tugomba kwambara, murayizi. Muzawuryohemo, muzawurye ntuzabarye ubariye byaba ari bibi, muzawurye ntuzabarye. Ni byiza kugira ngo aho kugira tubonemo ibibi tuzabonemo ibyiza, tugaragaze urukundo rwacu koko, ariko urukundo rutanyuze mu bibi, ahubwo runyuze mu bizatugeza ku iterambere ryacu. Ndetse hari n'uko uwo mukundana muba muri gutegura no kubana, biba ari byiza cyane. Rero niba utarakanda subscribe, byaba byiza uyikanze kugira ngo ikiganiro cyose kizajye kikugeraho ku gihe, kandi ibyo nzajya nshiraho byose ujye ubibonera ku gihe. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Yari Jean de la Paix.